ndarushye kwirirwa umbeshya ibintu bidahari. Niyo mpamvu nahisemo gukora ibi kugira ngo wereke ko nabishobora. Nawe ufite nzakora. Sinzabona reba igihe nangiriye akazi bahise bamaho. Maze igihe kingana iki? Maze icyumweru kimwe. Inama birakubangamira? No. Ahubwo ndi gutungurwa. Njyane nazanje gusa. Ndi gutungurwa. Kandi murambe kubwira. Ubwo nsigaye nirirwa hano muri iyi minsi. Ubu ugiye kutanya umbwiye ko wandambe. No, ntabwo kandi nakurambiwe. Kandi igihe ntahari utangiye kumbaririza ngo ndi. Nuko ndi gutungurwa. Wowe Vete. Uziko no kuzana rimwe mu cyumweru ubundi hari ibibazo. Yego shaka ngiye nkubwira. Nuko rero ngeze ku mafaranga ubu muntu. Mva ndasara nkashyuhamo. Noneho byagiye no ku bibazo byawe bifitiye. Bika mu byose drive bindi hangaye biri ku mutwe wanjye. Nagera kuri stress no ufite nazo. Ziran stress no se sukari we nshuti yanjye. Cyo kwa birandemeje uziko batangiye no kunanuka. Wari waba se. Wari waba nkumbwira gahunda nzima zirimo amafaranga ukankaturukiraza Nyanza ngo abaki ngo nabaki. Wakomeza birye. Umva rero nkubwire. Iki ni ikintu kingara hano buri munsi nkuzaniye uduti gusa. Landlord w'inzu yambwiye ngo uri kubyumva? Ngira ndakumva mama. Arakora gutiye uri kubyumva? Ndakumva. Landlord hano yambwiye ngo nkubwire ngo Diro nakubwiye warayemeye cyangwa n'ubungubu uracyari kujijinganya? Kavuga Diro mu diaspora bro. Oh. Tumuzane cyangwa mbwira nyine kugira ngo nawe agire uko bikomfanga nyine bwo. Abo nyari kintu cyo kwibaza ubundi muri 2023 ko nzi ko aba diaspora barya ibiryo bigoranye hano mu Rwanda bihenze. Ariko ufite ikihe kibazo umwana wa diaspora bafite amafaranga? Nyine bafite amafaranga ariko ntuvuga ko azishyura ayo mafaranga ibyo 330 ingahe ugasanga n'ubundi nk'ijana cyangwa 200 yarariye muri iyo. Ayarya mu bike kari buzajya umenya buri kintu cyose cyo muri nzu. Niba uzajya uhaha niba uzagira buri kimwe cyose ikenana muri nzu. Niba uzajya bikora wicyo ashaka riga n'icumbi ahantu ashaka kuryama. Ubu kumva ibintu bigoye ngo nuko ngari umugabo. Wa mugabo sa ibyo bari kuncanga. Ubu nimba bayongeza ukora. Wowe narandi bari bafite neza gahunda. Ese Kazuno wowe wakoresheje indi nimero umpamagara nta telefone yabaye iki? Nimero yawe nta muntu wanze kuyitaba. Wanze kukwitaba umuntu yabakuziza iki? Umva rero Kazungu twumvikane sibyo? Ibyo ni ibintu bya mabuje ntago yabindeba sibyo? Nyine igihe uhamagara ubabwire niba bagufitiye amadeni hamagara uwo mu mabuje azabikugirira ntukajye untesha umutwe. Urahamagara saa 7 z'ijoro urumva umuntu agiye guhinga amafaranga ayo mandazi uzayihorera urebe ko nzapfa. Urakeye gufata breakfast amasaha? No. Yo. Sawa. Bitse? Sawa. Chori numva ndashe. Buryo mfata. Muso yuteka nko guteka n'ibibazo kuri wowe. Bebe twumvikanye iki? Uyu munsi ngomba kurya ibiryo. Oya none bikingiye kujya nkukorera. Ngiye kujya ngutegurira ibiryo by'icyumweru. Bishire muri frigo ugikoresha na ground yaza. Ati byaba igitekerezo cyiza da. Taba bitese waramutse gute. Allo? Baby bite? Meze neza? Uri hehe?
Bien, on est bien. Nta kibazo. ese Wabite saba akoze fresh air none urasa nabi. urashanga fresh umunaniro umuntu aba afite amashuri yaratuma cyane by'amashuri yawe cyakora ukuntu ateye amabengeza uburuhu n'ubusambo. ese ko wagira ngo ntabwo ndi uwawe ntabwo nicyo yanjye kinanga kuko ubanye nk'abantu buri munsi ubona nahindutse ibintu barari bishyashya. ibikabyo byawe byo ni munsi nase tubyita amashyushyu cyangwa tubyita urukundo. ntabwo mbizi ibyo bintu byose bikuvuga kuko ibyo mpavuga bari ukuri ntabwo ari ibintu byo aba ari ukuri ariko mama nawe uri no gukabya waba uretse ubundi usoza amasomo yawe nkwereke cyomba hanze igihe gitoya bebe 24/7 oya akiyemo uzajya kubibwira iwacu ibintu mbasema gusa n'igisigaye n'ikibanyi batazi uravuze ngo byose babizi ko nkwepa n'ishuri nazi iwawe ntacyo batabona. okay barazi ko sawa ntakuyobya. sawa ahubwo ufite ikibazo niba yanga kukwitaba muhamagaye inshuro ijana ibyo birakureba. ufite nimero za Kevin, ufite nimero za Sabrina, kubera icyo utari buhamagara ngira uramamagara uko ubizi nari naza kukwishyura ahubwo ngakira. Oya ibyo bintu ntabwo ari byiza Kazuba. Harahari ibyo byawe na Kevin ntabwo mbizi. Njye se mukwangisha dufiki Kazuba. Njye naramukwangisha Kazo ntabwo nkunda uduti ku mutwe abagore. Ndakumva cyane Kazo. Oya we uwazaguhamagara nta kibazo afite. Sawa Kazo. Iranzimanye. Ikigoryi. Nose mbwira mvuye kureba abakobwa again ndi kubona ntazi ibyo bambereyemo bari mu mikino myinshi barabana habaye barabana ndabona bashaka kunyicira diro genda bucece mbandana ongi bafite utuntu twinshi cyane nimba navuga ngo ni utuntu tw'amanyanga nimba navuga ngo ni uko ari ubwana kandi nabikubwiye aba bana abo ngabo baracyafite ubuntu bw'ubwana mu mutwe baracyafite ubuntu nimba navuga nta mashini akiri mu mutwe simbizi noneho ikindi noneho kirenzeho ntabwo kizi cyatumye none nshika n'inyegerere ngatangiye no kwibaza icyo gukora ubu Kevin yabonye akazi nabo skoro uvuze impamvu nkashaka nkagira ngo dufite ibibazo bigoye ubu nimba mwavuyemo dutangiye kuraburizwa shabe usigaye sohoka wenyine sawa uri wenyine none se ya mafaranga wayabonye mbere nzi nyafate umva kandi nasi ugiye kuvugisha ndi okay naribi nimusozanye tumamagara ndagushaka ndagushaka nyine nashaka ya mafaranga yego naribi banza umuvugisha ubwo urahita umbwira sibyo sawa love you mbeshya azereka mubaza Kevin umwana ucyangiza segondere akazi yabonye barata bamuhemba miliyoni 1,200 batubereyemo Nubwo byagutera ubwoba ngo ubonye akazi. Natangiye kumva nanafite n'ubwoba ko ari buze gutuma na Sabrina nawe yihindura yumva ko byashobotse byaciyemo. Icyo nzi cyo amafaranga baturimo ni menshi ntacyo bakora kubyo bayabonera rimwe icyarimwe. Ahubwo wowe mpaye agatekerezo ugiye kongezamo umurego mbakanyage mbakande mbicyuze ku buri no bwiza. Tangira ahubwo none
kuko rwose ukuntu natangiye kubona butangiye kwigira wagira ngo ibibazo byose byose bikemuka kubw'umuntu umwe wabonye akazi muri iriya nzu. Shushu. Namwambia kuistresa. Sio. ariko Sabri aga kubera icyo turi kumwe buri gihe baguhamagara simbizi ngambwira kandi warambeshye ngo ntashira ugira ntawe ngira nyinshi urabona wishuri wanjye urabona atari nimero itazwi kandi wasanga ibibazo byose turi kugira ko udafite umuntu uguha ibitekerezo nk'umu boyfriend cyangwa umu best friend runaka wawe Uko byagenda kose iyi deal yanjye nawe igomba gucamo kandi kuba ari abana uko byagenda kose wabonye akazi humura tuza my baby come here I love you baby umasesho bashonje please please madiro iyo ni deal toto cyane kakemutse ariko ni ahandi nta gucika intege humura ibyo gukira twatukirangiza segonderi niko tuba tugeze iyo wabonye akazi wiyumva yari kwishyurwa amamiliyoni ntawe bitabayeho raje ajya burayo amayinite n'amaganda yitwa ngo arakora sibyo mwihorere ariko nta kibazo mva njye umutima wari wahagaze ntangiye kuvuga ati umuntu na Sabrina araje atangiye ambwire zasoziwe ntazi ni ibibazo biba byakurenze urubuno Shamsi we ntabyo uzi muri iyi si umuntu no kwimenya gusa umwereke nubwo uri kugenda bigira iminsi yagiye arya ni iminsi yari wabaye icyumweru iminsi 3 amasaha so rero buriya mbyumva urabona iyi nzu ni nini cyane harimo n'aho tudakeneye kuba twakoresha reba nka kiri ibyumba bibiri by'abashyitsi ni byinshi cyane reba nka kiriya cya Joy nta kintu kigikora kuko Joy ntabwo muzi amakuru ibyo bakora byose ni bebe dore sibyo umva se winyibageza bebe ndashaka akantu k'akanyama ku munsi kabisa please ko byose ukoreho nzi no kubiteka usigaye unatanga oda wagira ngo uri guhitaga muri hoteli cyangwa muri resitora yawe icyo cyiza cyo kugira umugore mwiza uzi no guteka neza ibintu byose abikora neza ariko cyo kwizina ryawe nzongeraho neza God see my man ukaba witwa Yvette neza ikintu cyose ni neza mbona uzikintu ngo reka nahisemo neza ibyemera kanse kuje ndewe ikintu nindura basenze umutunganyiriza tunurya ndamukorera iki mbagukatira oya ntabyo byose byo nica byose ndabyikorera kuvuje noneho ahubwo cyane sagereka ndebe muri frigo agacupa nzaniye agacupa muri frigo bebe iyo buryo nabyumva nafata iyi nzu ahubwo mukayikodesha what then tugashaka inzu ntoya tujya kubamo amafaranga avamo mukishyuraho uriya mugabo w'ibyanwa then naho ngaho tuba reka ntabwo dukeneye inzu nini dukeneye inzu y'ibyumba 2 na salo gusa n'ibintu bihagije nta bindi bintu byinshi cyane then uzajya kubana n'ibyombo n'amasahani n'ibiki byose ko nta nzu y'ibyumba 2 na salo babona irimo intuze situation yihindutse ugomba guhindukana nayo ibintu nyine byo kuvuga ngo ukeneye inzu nini ukeneye ahantu urimo ibitanda bikajyayo kuba icyo utabigurisha se ari byo uheraho ugurisha kiriho jya kugura ku gitanda cy'ibihumbi 500 kigurisha wishyura inzu rero none se bagufunge niba gufunga biragenda gute Icyo gitekerezo uri kumva nicyo nantoze na Yvette ari kumva ngo dufate icyumba kimwe tugikodesha umuntu aduha 300 mu minsi 3 cyane n'ibintu byoroshye ibyo ngibyo cyane igihe cyose nanze kubikora koze ntabwo ndi gukora ibintu ntaganiriyeho namwe bikora ibintu by'ubwana sibyo situation yarahindutse hindukana n'ibintu byoroshye cyane sinzi icyo gukora cyo gukora nta kindi ufite cyo gukora kitari cyo kuko nta kindi dufite cyo gukora kitari cyo wowe muri cyo ibintu byoroshye cyane
ibihumbi 300 tuhita dushaka inzu ibihumbi 100 ibintu byoroshye. 300 biravamo 900. No, uko ugenda ugabanya utuntu dukeya bigenda bigabanuka. Twese. Mbese kandi ukomeze ugende wiyoroshye wivanamo ibintu by'ibibazo cyane, wibiha umwanya cyane mu mutima wawe, kuko uko bigenda bikubana byinshi mu mutima uragenda buri ibisubizo, ahubwo ugende wumva ari ibibazo gusa. Nakubwiye ko turi kumwe, inama ngira reka nanjye nzi kugira, sibyo? Biba stress mu mutwe wumva ko ibintu byakurenze kandi turari twese ku bwawe, sibyo? Sabrina, ntabwo uri wenyine muri ino nzu, kandi uko uhangayitse natwe niko duhangayitse. wabigirira na ndumva ngiye guhamagara mu rugo. So nuhamagara mama uramubwira ko ndamubwira situation ko imeze. N'ubundi ntidukomeza kwisha ngo Joy ntawe uhari, ejo n'ejo bundi akitaba Imana, tuzavuga ko twakoraga iki? So nujya kubivuga mutabivuganye byo bikaba ari ngombwa ko ari nk'ikintu yagiyemo kandi kidufitiye umumaro. Nyine ndi kwibaza none umunsi wageze akitaba Imana. Ntugakunde gutekereza muri positive way. Bikavira no ntukajye ukunda gutekereza mu Hello? Yo bro, salama. Visitors. Shase. Ibintu by'iki gihe ntabwo bizi ubu n'insazi. Shase ujyana amafaranga rero papa. Umva se ahubwo tutagiye muri rwishika. Umva se. Nahise kutangiye kunkanyira bro. Byihorere njye ibibazo mfite. Umva se. Bro. Mbabarira ndakwinginze. Urumva? Mfashe nk'ibiti ndashaka se. Yego nta kibazo ibyo ndabyitaho. None ngana kugera mu rugo. Ibyo nta kibazo, ibyo nta kibazo. Ok, merci. Ndabikurikirana nta kibazo. Yego. Sawa murakoze umunsi mwiza. Okay. Slang baby. Sorry baby, sorry. Uretse kumubona utameze neza. Shana n'udustress nyine umuntu abagize duto yakoze pagrave. Izi stress. Dushaka kumbwira. Baby nabindi ni gahunda zabariye abantu. Bose mirenya byatari. Reka mbonye ahangaho nyine si Sami kabisa. Agatara ni isazi papa. Ngo yinde guhamagaye. Chama bikigiye kwiri. Umubwira amafaranga agahita gukupa ndagasuka. Kanze mamagare. Kabaze Frank. Umva ngo
yarambwiye ati radiyo ninanirano y'abariya abana ko aranyirukana mu kazi mve mu kazi oya kandi urabizi bose amfatiye runini niyo umukoreshereza ibintu byose yaba ari ikibazo harimo n'ibintu byo kwirukanwa nse be arambwira urumva tubigenze gute ko ngiye numva nashoboye ntabwo twari giving up arumva kubipurushinga ahubwo vuba vuba ngomba gukora uko nshoboye kose ibintu bikihuta kumva ahubwo byaba nyamara ubwo turi kubifata mu nyine ndi kugenda mbishyiramo imbaraga nkeya ubwo ndumva byakomeye icyo gukora gihari cyo ni uko umuntu agomba kubishyiramo imbaraga nyine akabipushinga n'abana bagatangira nyine kutwinjiriza Yo papa neza se sha turaburanye kabisa ahubwo se waje kumubona kiriya gihe man yaba umuretse ubu ngubu ahubwo hari serivisi nkushakaho bro hari serivisi nkushaka wambabariye kweri niba ukunda ubuzima bwanjye man ukantabaruka 500,000 aho ngaho ndayakeneye wumve ngo ndayakeneye ese turashyira imbaraga gute turasaba nyine ko nyine njyayo nkabaganiriza kandi ikindi twabona bitarimo biragenda bitarimo biravamo tukabavana muri ranze bakajya twazana abandi bafite kurare cyangwa tubona badufitiye inyungu mbarato none se ubwo urumva undi urabona ukuntu ibintu byanesheje umwanya n'umutwe oya ntabwo umwanya n'ibyo gutesha umutwe twe turagenda dupange nawe diro twumva batabyumva neza batanabishaka uzabasura muri ranze tuzanemo abandi bazira exactly nta kwinginga ubu ngubu oya nta kwinginga babikore cyangwa babyange babikore tugumane babyange bavemo tuzana abazidiro sibyo cyo kugira umugore mwiza rata kora uriya nose byageze bite n'ubundi ni microphone yananiye you deserve this baby thank you yakunaniye microphone ariko nishoboye muri ntabwo ari okay ushaka gushyushya ikizi ngaka turashaka ikintu turya buri tubone kugenda sibyo thank you sweetie babarenda kwinginze yase kandi none se ugiye kunkatira nawe se kandi ari nari nizeye sha bro umva nkubwize ukuri mfite ikibazo gikomeye cyane gikomeye ariko Hello? Ahantu babaye ikikore guhita abantu sinzi mama sigaje ndera kanze gato Oui, alors Yes, sister, bimeze bite se? Mera arahari se? Oya nise kugira ngo ubuzima hanze buroroshye wowe ugira ngo uraho uva mu kazi utaha aho ngaho mu rugo iki ngiye hano hanze ibintu n'insazi oya umva nkubwire ahubwo
Mwaramutse neza. Yego ni amahoro. Oya uretse kumbwira ibintu byinshi akanga banza ngo bazi ibyo nshaka. Ese undi Sabrine bite byawe ubwawe wari wowe urambaza bite byanjye wowe bite byawe wari wowe message ntayo mbona yaba ya banki yaba kuri momo nta namwe ndi kubona amafaranga urabona ngende gukina namwe mwabana ariko iki kintu hari ikindi tuvugana kitari amafaranga Sabrine please babarira unyumve ntutume mvuga nabi winera stress rwose mfite stress zihagije wikongera wizindi ibintu ni bibiri